Ladies and gentlemen, this is Meet Me Tonight. Put your hands together for Chris Eazy. Amashyi menshi cyane kuri Chris Eazy, tumwakire. Eazy, iyi bayita mikrofone. Asante sana. Kamanze ndi amafaranga mfite nimba yuzuye. Eazy, umeze neza? Ndaho ndashima Imana. Jenny urayibona ute se? Nta kuntu ndi kuyibona ibintu ntago bibaho. Beruka turi hahandi tutavuga ko ariko urabona ko Ewana. Turashima Imana kabisa. Uyiheruka iri mu cyondo ari kuvuze? Wose nkibivuze. Chris Eazy uri umuhanzi ariko abantu hari ukuntu usanga ahantu baboneye umuntu atariho yahoze. Chris Eazy watangiye umuziki ryari? Umuziki utangira pana igihe twakumenyeye wowe wawutangiye ryari? Ngiye nagiye muri studio mu mwaka wa 2016. Yego. Uwo mwaka uri mu Manyarwanda? Sorry? 2016 wari wagiye muri studio? Yego, nibwo bwambere nagiye kuririmba muri studio. Nari ndi Gahengeri. Nagiye kuvoma ahantu bita Nyabitare. Hanyuma rero indirimbo ya mbere yari kujyanyeho yitwaga ngo iki? Indirimbo ya mbere yanjye muri studio yitwaga Ndi mu rugamba. Uri? Ndi mu rugamba. Uri mu rugamba? Ndi mu rugamba. Umva duhe akapera twumve. Yaravuga ngo akajwi kari gato. Ndi mu ishyamba, ndi mu rugamba, ndimo ndashaka ko nambika ikamba, ndimo ndashaka kwimara icyaka, maranye imyaka cya muzika, ndimo ndashaka kwiyubaka, nkora amateka ya muzika. Ndi mu rugamba, ndi mu rugamba. Yo ni refre. Ndi mu rugamba we, ndi mu rugamba. Hanyuma Chris Eazy ati ni ibintu bitaba byoroshye mu rugendo rwawe mu gutangira kwawe, ababyeyi barabyumvaga? Ngiye ubundi ntangira umuziki njya muri studio bwa mbere, ubundi byatangiriye mu irushanwa ryitwaga Talent Zone cyaberaga kuri World TV, yitwaga na Remigo, ariko mu gutangira kwabyo ni mama, icyo gihe ni mama nari mfite. So mu gutangira kwabyo ari ukuntu n'ubushobozi butari bumeze fresh, kumugezaho igitekerezo rero cyo kumubwira ngo ndashaka umuhanzi, ubushobozi bwabyo ninjoro byara bitameze neza, ni ibintu bigutera isoni nawe ubwawe. Ariko navuga ngo nafashe nyine risk, ndavuga ndabimubwira, arambwiye icyo gihe nyimye n'itike ndabyibuka, ariko mu gitondo mbyutse ku musego wanjye masanga 2,000. Ubwo ni itike ni nk'ari itike yo gutangira umuziki aribonye. Wow. Ibyo bintu birarenze. Chris Eazy uri umuhanzi ariko hari abantu batazi gufata n'amashusho. Muri ibyo bintu bibiri niki wabanje? Nabanje kuba umuhanzi kuko iryo rushanwa nagiyemo nibwo naritsinze, then bampa mu bihembo bampaye n'igihembo cyo kwiga film making ku buntu. Niho byavuye. So nabanjije umuziki mbere yuko nkora film making. Chris Eazy uko mumureba gutya shahazi ku editinga no gushutinga. Eazy mu ndirimbo wakozeho nk'umu director cyangwa mu videographer, nihe ndirimbo yakugoye? Iyanjye yangoye ni amashu. Amashu yarangoye kabisa. Then muzabandi ni indirimbo yitwa Nahawe Ijambo ya Vestina Ndokas. Nahawe Ijambo yarakugoye? Ako mbona bari abakobwa batagoranye bro. Ni indirimbo yangoye ntago ari abantu. Hanyuma rero Chris Eazy mu ndirimbo we zawe ni ihe yakugoye kuyikora, kuyandika? N'amashu. Oya ndi kuvuga kuyikora, iyo ni video no kuyandika. Rega uri imvangi. Wavuze amashu gusa yongeramo n'akawunga. Mu kuyandika uri muri recording? Mu kuyandika Ndi mu rugamba nahereyeho n'ubundi niyo yangoye cyane kuko nibwo narinjiye mu bintu nari ntarabona mu buzima bwanjye, nari narinjira mu buzima bwanjye.
navuga ngo yari icyambu, so byarangoye cyane mu gutangira. wavuze ko watangiye music muri 2016. Ibyo ari byo byose ufite abantu wafanaga. Nuwe muhanzi wo mu Rwanda wafanaga? Ni babiri, kuko njya no gutangira umuziki nakoraga injyana ya hip hop gusa, and mu rugo ubundi kavukire ni nahantu hitwa mu Kamenge mu Nyakabanda, so habagayo nari ntaramubona ariko narabyumvaga, ariko umuntu witwa Igisumizi Riderman Riderzo yarahabaga. So, niwe muntu Riderman na Dani nanone n'abantu navuga ngo nareberagaho buri kintu cyose nakoraga. Nibo bantu wemeraga? None urarenze Krisize mu gwamashyi abantu yafanaga bari guhurira ku ma stage. Eazy, haraka video abantu bari ku bahanga bw'ibyuma babe bagashake. Haraka video kwanza challenge zawe mwabonye Krisize bamuhetse kuri moto, iyo video mwayibonye? Ura motari wamukuye he? Ni muntu ki mu buzima bwa Krisize? Ndetse kuba yarambere umumotari uriya munsi uriya n'umuntu ni n'umumotari w'ubuzima buriya bwa Krisize umunsi ku munsi, n'umuntu wanjye cyane. Hama wagaragaye ujya kwakira mugenzi wacu umuhanzi umudensa Titi Brown, kandi ari indirimbo zawe arimo. Titi Brown umufata gute we Krisize? Titi ni umuntu navuga ngo ku buzima bwanjye bwite nka Krisize buri personal, ku ruhande hari ibyo tuziranyeho, inshuti magara. Ikindi cya kabiri muri kariyeri ya Krisize navuga ngo ni umuntu wagizemo uruhare nyeka ko nawe ubwo atazi, ariko nshimira kandi ewana nzahora muzirikana byatari sana. Ewan Krisize uri umuhanzi, ndiko niko iki ni gice cy'abanda komeza mvuge kuri umuhanzi. Hano hari aba artist benshi n'abantu bafite kariyeri zitandukanye barimo. Mu rugendo rwawe guhera 2016 ni ikihe kintu nyine ni imbogamizi wagize muri jani? Ubushobozi burumvikana ni ikihe kintu cyakugoye mu kumenyekana kwawe? Ko hari igihe umuntu aba umuhanzi kumanaginga fame bikamunanira. Ni ikihe kintu cyakugoye? Nkunda kukibaza abantu. Mbwira ikintu cyiza cyo kumenyekana n'ikintu kibi cyo kumenyekana. Kuri icyo kibazo cyiza cyo kumenyekana n'ikibi cyabyo, nuko kumenyekana ni byiza ariko nanone bigaterwa n'ikintu umenyekanyemo, niko njye ntekereza. Kuko hari abantu dushobora kuba tuzi ariko tutabaziho ikintu cyiza, tubaziho ikibi. Ibyo bintu nyeka kuko kumenyekana nta nyungu byakugirira, nta n'umugisha ubirimo, ariko kumenyekana kwiza kuko wakoze ibikorwa byiza, ntekereza yuko ni ibintu bishobora kuguha umurongo w'ubuzima bwawe ngenderwa, niko nabivuga. Ariko ikibi cyo kumenyekana nuko ngo ndavuga nko mu buhanzi wenda, nuko hari ukuntu ubona ko wamenyekanye ntibirambaho nge, ariko hari ukuntu barumva yuko ushobora kwirara kuko hari uwo muhura akakubwira ati sinzi ibintu ukora ni sawa, komereza aho ngaho, ukira bikatuma udakora, bikaba byagwisha n'ahandi habora atari fresh mu buzima. Okay, njyewe rero mfite ikibazo kindi aho ngaho. Hari abantu bakora ariko batamenyekana. Ibanga ryo kumenyekana ni irihe? Uko hari abantu batangiranye imizi hazamo amahirwe cyangwa no gukora cyane? Ikintu nabona rero navuga ni uko kumenyekana ku muntu wakoze cyane uko ashoboye, akunda ibyo akora, afite discipline mu byo akora, ntamenyekane. Ni handi tuvuga ngo umuntu yaburiye mukwe, nta wundi muti naba mfite kabisa. Yakomeza agasenga buri ejo byakunda cyangwa igihe kiba kitaragera ki. Krisize, iyi session yitwa Meet Me Tonight. No kuvuga ngo tuba turabaje, urabonye ko abantu benshi ari abajene, turabajene ahangaha. Dufite theme ivuga use what you have to get what you want. Nkawe ku giti cyawe ni iyihe nama wagira umuntu uri mu bintu bye ari gukora ariko utaribona, utarabona inzira cyangwa utarabona ikintu akora, ariko ari mu kazi ariko ntago arabona vision y'ibintu arimo muri kariyeri yayo yose? Niye nama wamugira ugende kuri experience yawe? Uwo muntu inama ya mbere namugira, navuga ko mu bintu byose
ngo ndabivuga nko mu buhanzi nkora muri filmmaking nkora videography ikintu mbona kiba kigomba kugenderwaho cyane hari umutima wo kubukunda ibintu ukora hari ikindi cya kabiri cyuko ibintu ushobora kuba ubona yuko ubikora neza ahubwo igihe cyabyo n'ikiragiye cyo kuba byashininga niko nabyita ikintu cya mbere nuko mu bintu byose mbona ko ikintu cyitwa discipline kiza imbere y'ibindi ushobora gukunda ibintu unazi kubikora ariko discipline yawe yaba ikibazo ugasanga ewana hari aho bitakugeze and icya kabiri navuga ngo ntabwo nabyita gukora cyane ahubwo kumva yuko ibintu no munsi birakunda ejo bikanga ko nk'umuhanzi ushobora gukora indirimbo igashya hari uwiheba ariko iyo uvuze uti bibaho ejo ugakora indi ukagerageza kureba aho byapfiriye ahubwo byanze bikunze bigwaho so komeza kugira umutima ukomeye discipline no gusenga tukabyibagirwe kuko barari ibyatanje oh haleluya abantu bari ku buhanga bw'ibyuma ariko hari akavideo kanjye nabohereje ako kavideo ntago nava ntakabajije Eazy ntago bishoboka nta kintu naba nakoze ni ahantu namusanze ariko hagati aho ngaho urumva Eazy gahunda ya tunyweresi urayizi cyane unywa resi less hari abantu bazi ko resi ari inzoga oya kagenda yibaza ngo ndashaka kunywa resi tunywa resi ndayizi urayizi ubona ari sawa se nkeka ko ari burari natwe ibireba cyane kurusha buriya n'abakuru cyane kuko iki gihe tugezemo nkeka ko ari bwo icyo kintu cyagakoreshejwe kabisa Kamanda namfasha ze hano njye kuri tele abantu bafite ibibazo turakira ibibazo bitatu umuntu ushaka kubaza Eazy turahita tugaruka turebe video ye reka twakire promesse Kamanda reka nanjye njye kuri tele Merci ngira ngo uranyumva neza ndi muri studio studio turakumva rwose hano mu ntara yihe nyibutsa mu ntara inyuma yanjye ibibazo ni byinshi hari abantu bafite ibibazo n'umwogoshi asanzwe yogosha yitwa Muza yatangiye kogosha muyoboke afite dread none n'ubu baracyakomeje ngafite ikibazo gihetse ikindi nimba nta kibazo namwakira Yes Eazy Chris umeze neza ndashima Imana cyane mfite ibibazo bimeze nk'ibihetse ibindi iyo nkovu iri munsi y'ijisho ni impanuka ese niba ari tatu ko ka designinze neza watubwira wakagukoreye niba ari impanuka urateganya kuzagakuraho ikibazo cya kabiri wikorera amashusho akenshi cyangwa se indirimbo zawe ndazibona nkabona zitandukanye n'izindi dusanzwe tubona akenshi wibanda amashusho yawe aba arimo ibintu bimeze nka cartoon cyangwa icyo kintu wakoze gitandukanye n'izindi ndirimbo cyari kigamije iki merci Asetsa ikintu cya mbere kino nkovu ni inkovu nako ni inkovu nayitewe navuga ngo nayigize nanjye nkiri umwana cyane ntarabasha kugumana ubwonko bwibutsa wenda ngo niba kuko byagenze neza ni sister wabimbwiye yuko yantuye hasi turano yitwa kunaraga narasitaye nkubita umutwe kwibuye then bandoze kaza gutya ni inkovu ku cya kabiri kuba impamvu wenda amashusho yanjye video zanjye zikunda kugaragaramo ibintu by'ababebe cartoons navuga ngo ntangira n'umuziki nifuzaga gukora no kwishakisha ngo nibone ntabe Eazy uzakora umuziki ejo ninkora indirimbo umuntu abone yuko nta budasa burimo mu bintu byanjye so narashakishije and uniqueness yanjye ni haranayisanze ndavuga ni ndinde wo kubyangasa ni hariya mbarizwa kandi ndabyenjoyinga cyane ndabikunda sana arakoze cyane ngira ngo cyari ikibazo cyiza asubije ariko ngira ngo ubonye n'ukuntu umwana aciyeho akamupepera n'ahandi turabibona ndagira ngo nkubaze wavuze utangira umuziki wireferaga ku baraperi nanone Riderman uri hano nk'umuririmbyi by'umwihariko kubera ko amahiti yawe nayo waririmbye ntago arizo warapye nubwo nazo zihari ariko izabaye successful nizo waririmbye
hari ryari utekereza ko ushobora kuririmba, igitekerezo cyaje gute? Ikibazo cya kabiri, uri kumwe na Giti, Junior Giti, manager wawe, byagenze bite bwa mbere mwicara mukanzura ko mugiye gukorana? Igitekerezo cyavuye he, like tubwire process. Asante sana. Ku kintu kijyanye na hip hop na afrobeat ubwo ndabibarira hamwe, navuga ngo Eazy atangira umuziki nifuzaga kuba umuhanzi ukora umuziki kurusha uko mvuga ngo mbarizwa mu njyana runaka, kuko uno munsi ushobora kuba afrobeat iri hejuru, ejo ugasanga ni hip hop. Nifuzaga kuba umuhanzi utazananirwa kimwe, ahubwo uzafintinga muri byose. Nicyo cyabineye cya mbere. And kuri Junior Giti cyangwa se Giti Business Group, tujya gutangirana bwa mbere nahuye na Junior, ubu ngiye kumukorera video, nangiye kumukora video ya advertisement, ariko birangira twiyumvanyemo, areba imiziki yanjye gake gake. Eazy rero reka nkubwire, uyu muhungu Eazy twahuriye muri talent zone, ari umuraperi, nanjye ndirimba. Nturirimbe, ndagusabye nturirimbe. Byaranze kare naciye ku musigiti nkajya nibaza ntibaze umuyisilamu wa wundi burimo umwe twumva asaraye man. Wala yala Eazy. Yes. Wanyu imvura iragwa Cyane n'akazuba gake gake. mfite ikibazo kimwe cyoroshye. Hari ukuntu musigaye muririmba ibintu ababyeyi bikaducanga, kugira ngo njye kumenya ikintu rompe bivuga byanywesheje amazi. Hanyuma umuntu wamenyesheje icyo rompe bivuga naramubajije ngo iyi ndirimbo ya Eazy harya yitwa Abana, ndamubwira ngo ashatse kuvuga iki, avuga ndabana ndabana ngira gute, bivuga ngo kirambwira ati ibyo bintu Eazy ntarabidusobanurira, kereka ari ubitubwiye nibwo tuzamenya icyo ashaka kuvuga. Washaka kuvuga iki? Urakoze. Murakoze. Ijambo rompe ryo singe waririmbye n'umuvandimwe wanjye witwa Afrika, ariko ubwo atari hano namusobanurira wenda ko mbyumva nge. Iyo umuntu avuze rompe mba numva yuko ari biroroshye cyane. Ni umubano, ni igihe banumva ari umubano w'abantu babiri, nk'uko tuzi neza yuko papa na mama bakundana. Urwo rukundo aho kuvuga love mu kinyarwanda slang yacu twayigize rompi, nuko mbyumva. And kuri bana, kubana ni ibisanzwe, niba ikintu gishaka cyane urakibana. So nukubana nukubana bisanzwe. Twareba umuntu tuzana hano ufite nk'umubano mu mutwe akaza tukerekana. Oya, ikibazo cyanjye ntarakibaza kugira ngo ducunguze uburyo mwete bankiremo video. Eazy nibasubizemo turebe. None se ikibazo mbaza, kare akantu ufite nakande? Eazy kare akantu nakande? Murakoze. Kare akantu mu by'ukuri ntabeshye nakanjye pe. Ariko kuba
kuba aka kantu ari akanjye kugira ngo nkagire nuko nifuzaga gukora ino video. Ubu ni ukuvuga ngo karahari ariko sinzi icyo nzagakoresha, gusa ndagafite. Murakoze cyane. Sasa mbere yuko dusoza reka twakire Titi Brown, ngwino nawe tubanane. Amashyi menshi cyane kuri Titi Brown. Tugere Timaeme Sao bigeze nenda gusara Timaeme Numbaze gusao bigeze nenda Wamise Yeah. Hey. Dabana nawe baby bana Tubane. Dabana nawe Everybody baby say. bana oh One time. Ooh la la kuva wazo shida zako nizo zangu baby ndagukunda nkakwirata na numwe mwasama maurisa get I wanna be your only say was I be waiting searching loving now I'm lucky singili loser. Are you ready now? Cause I be waiting, searching, loving. Now I'm lucky, Everybody. mama. I just wanna be there Tony. for you. Everybody. To Miami. Numbaze gusao bigeze nenda gusara. To Miami. Cyane. Tubyinane. Say, why me say that? Everybody. Dabana nawe baby bana eh. Dabana nawe baby bana Ndashaka tumara kakanu cause I be waiting Luza waraje ndabana cause I be waiting searching loving now I'm lucky mom I just wanna be there for you nawe baby bana Higher. amashyi menshi cyane kuri Chrisize. Kabukinga hongera inyana ubwatsi, kabukinga